Murakoze reka bashimire kuba mwitabiriye ubutumire abanyamakuru itangazamakuru n'abafatanyabikorwa. Icyo duriyo twese nuko twese dukora abaturage, turazwe inshinga nuko abaturage bagira imibereho myiza batekana kandi bakagira ibikorwa bagakora ibikorwa byabo neza bibageza ku iterambere no kuzamura imibereho yabo. Uyu munsi nabahamagaye kugira ngo tuganire. Ndakeka mwese muzi ko hashize iminsi dukorana ibiganiro, ubwanjye ku giti cyanjye maze iminsi nkora ibiganiro n'abanyamakuru batandukanye hirya no hino mu ntara. Mu byo twagarutseho cyane nagiye nitsaho nkabiganiraho cyane ni ibijyanye n'ubujura bw'inka. Abantu biba inka z'abaturage mu byaro, mu biraro bakazibaga. Hari abazibagira mu biraro, hari abazibagira mu gasozi, hari n'abazitwara bakazibagira kure y'urugo, ndetse hari n'abazigurisha ahandi kure banje kuzishorera. Twaraburiye, twarigishije, twarasobanuye, ngira ngo hari abagize ngo wenda iyo tuvuga tuba ari ukwivugira gusa, ari ugukanga. Uyu munsi rero nari nabahamagaye kugira ngo tubereke bamwe mu bantu bakurikiranweho kugira uruhare mu bujura bw'inka mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane mu turere twa Rulindo, Gasabo, Gakenke, Bugesera, Gicumbi ndetse no muri Nyarugenge, cyane cyane muri iyi mirenge hakiri mwaborozi nko mu murenge wa Kanyinya. So twabatumye kugira ngo mumenyeshe abanyarwanda ariko no kumenyesha ababakurikira kugira ngo batazagira ngo tuvuga ari amagambo gusa, ariko binatanga n'isomo kugira ngo n'undi wese ubikinisha cyangwa ubikeka ko yabikora bitazamugwa amahoro. Nubwo iki cyaha cyangwa ubujura bw'inka bumaze iminsi, ariko guhe operasiyo yo gufata aba bantu twayitangiye mu kwezi kwa 9. Uyu munsi abo tubagaragarije ntabwo ari bose, gusa kuva aho tubafatiye muri utwo turere mvuze nibura uyu munsi barahumeka. Mwagiye mwumva abaturage benshi namwe mukoresheje imbuga nkoranyambaga zanyu cyangwa iz'ibigo mukorera cyangwa n'iz'abandi bantu batabaza inzego z'umutekano, batabaza inzego z'ubuyobozi ko amatungo yabo abantu bayabamazeho. Bamwe mwagiye mugaragaza n'amafoto atandukanye y'inka zagiye zibagirwa mu gasozi. Uyu munsi ndagira ngo mbagezeho bamwe mu bantu nibura tuzi ko bagiye bagira uruhare rukomeye muri ibi bikorwa bigayitse bisubiza imibereho y'abanyarwanda, imibereho myiza y'abanyarwanda inyuma, bibangamira ubuzima bw'abanyarwanda, bibangamira gahunda z'igihugu zo guteza imbere abanyarwanda. Itungo iryo ari ryose urifite riguha ifumbire, riguha amafaranga, rizamura imibereho y'umuntu. Umuntu ruza akihisha ijoro akaryiba akaritwara, mu by'ukuri ntabwo tumufata nk'umuntu wibye ikaramu, ntabwo dufata nk'umuntu wibye telefone, ntabwo tumufata nk'umuntu wibye televiziyo y'imodoka, nubwo byose ari ibyaha. Icyaha kiba ari Kigali. Hari umwe muri abangaba twabagaragarije witwa Uwizeyimana Eugene alias Sekoma. Uyu muri iki gihe nababwiye guhera mu kwa 9 kugeza ejo bundi afashwe, yari amaze kubaga inka zirenze 100. Yivuze ngo arazibaga, ubwo turaza kubabwira n'uburyo azibona ati zimugeraho ziti. Ntugire ngo ni ugenda wenye, abafite abandi bantakorana nabo. Ibyo yabikoreye mu karere ka Rulindo, Gicumbi, Gasabo, Gakenke, kandi uyu nguyu yigeze no kugorerwa mu kigo ngororamuco cya Iwawa umwaka umwe, ndetse yigeze no gufatwa arakatirwa n'ubutabera afungwa imyaka 2 muri gereza ya Nyarugenge. Arasohoka
azize ibyo byaha by'ubujura bw'inka. Agarutse arakomeza. Ariko akorana n'abandi abantu bitwa reka nshakishire izina, abatenesi ni nk'abaranga, ni nk'abantu bagenda bamwereka urugo ku rundi, bati hano bamuha amakuru, kwa kanaka hari inka, hateye gutya, haroroshye, mbese bakamuha amakuru yose. Abo ngabo mwabonye ni 9. Hari undi wiyongereyemo waturutse Gicumbi, ariko abenshi ni abaturuka, umwe aturuka mu murenge wa Ruri, ariko abenshi baturuka muri Jari mu karere ka Gasabo, undi ni wa Gicumbi. Ubwo bivuze ko 7 baturuka muri Jari, umwe no mu murenge wa Ruri ni muri Gakenke, undi aturuka mu karere ka Gicumbi. Uti rero Sekoma bikora gute? Mwabonye umwana urimo mutoya, nita ko ari muto ugeranyije n'abandi, witwa ndonda barebera Iradukunda Mugisha. Ubundi kundanga muntu ye ni Iradukunda, nta rindi zina ririho. Ubundi we yise Mugisha, niyo mpamvu izina rye Mugisha narishyize mu Bidukunda. Uyu mwana yari umwana wikorera imizigo hariya Nyabugogo. Sekoma araza aramurembuza ati ngwino ngiye kuguha akazi. Ati mfite akazi mu murenge wa Jari. Umwana aramutwara, noneho byagiye ku mugoroba bakajyana ahantu ku rugo ruri mu inka, hahandi abatenezi bamurangiye. Inka bakayirekura bakayishorera, akayitwara mu gasozi, akayihambira ku giti, akayibaga. Wa mwana akazi ke ni ukumufasha, ariko no kumurebera ko nimba hari abantu bari buze. Yarangiza kuzibaga, uburyo yazibagaga we kugira ngo umwana abashe kuzikorera, inyama zikokora ku magufwa, imbavu akazikata uko zakabaye, umutwe n'igikanka kigasigara, umwana akazikorera, akagizigeza ku muhanda, aho yasangaga wa mumotari witwa kambashakira izina, umumotari, amazina ndaza kuyabaha. Umumotari nawe akazishyikiriza wa mugabo uzicuruza, kugira ngo abashe kuzikorera, kugira ngo abashe no kujya kuri moto. Urumva ko hari igice kinini cy'inka cyabaga cyasigaye, kuko yakuragaho ibimworoheye akabigemura. Uyu mwana rero yaje gufatwa gute? Ari we wadufashije muri byinshi. Igitondo kimwe, hari tariki ngira ngo 8 z'ukwa 10 z'uku kwezi, uyu mwana mu gitondo mu murenge wa Jari ahura n'abaturage afite amaraso ku myenda, anuka inyama. Baramufata, baramubaza tuvuye he? Arya indimi, ari indimi niko guhamagara inzego z'umutekano. Duhamagaye inzego z'umutekano kuko mu by'ukuri twe tumaze iminsi dukora n'izindi nzego kugira ngo tubone amakuru ahagije, nuko twatangiye kwinjira muri uruherekane rw'ababa. Ariko Sekoma wakoranye n'umwana ntiyarangirije, hari undi mwana utaje ahangaha uyu munsi rero tumuretse kumuvuga. Nawe yamusanze Nyabugogo, bivuze ko mu by'ukuri bwari ubwo buryo bwe, yari yo style yo kujya Nyabugogo agashaka abana bikorera ibintu akabatwara. Asanga undi mwana ntari buvuga amazina uyu munsi, ati ngwino ngiye kuguha akazi. Umwana amuga ati ndashonje, aramutwara amushyira muri restaurant, ararya, amaze guhaga, umaze kugoroba barazamuka. Aho umwana igipfuka kirimo ibintu bihambiriye, umwana atazi, barazamuka bageze mu misozi ya Nduba. Bumaze kwira, Sekoma abwira umwana ati mpereza icyo gipfunyika, akuramo inkota ayishyira mu isogisi arenzaho ipantaro. Umwana ahita amubaza ati ariko tugiye gukora iki? Urumva umwana ahita agira ubwoba, aramureba ati tugiye kwiba inka. Umwana nta kundi yari kugira, barakomeje bagera ku rugo ruri mu inka. Aramubwira ati hagarara ndebere. Sekoma yinjira mu rugo rw'inka,
yinjiye mu mwana ariruka. Sekoma abonye ko umwana yirutse aramukurikira, amukurikiye umwana ahura n'abanyerondo abikubitamo. Sekoma abonye abanyerondo nawe arahindukira arongera yiruka. Bivuze ko uburyo bwe cyangwa modus operandi ye, yafataga abana batamenyereye akabatwara bakamubera abantu bamufasha muri ibyo bikorwa bye, cyane cyane nk'aba bana babikora imizigo za Nyabugogo bataza amakuru. Uwo mwana n'ubu yarahamutse ntwaye kumuzana aha kuko yisanze mu bintu atarazi atamenyereye. Ubwo ndihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete muri ibikorwa. Rero Sekoma ari we Uwizeyimana Eugene ni nk'umuyobozi mukuru, niwe icyo yakoze yafasha abantu bamwe abatenezi abaha akazi, bakamurangira bakamutingira urutoki urugo rurimo inka, we akaza kugenda yitwaje ba bana bafite, bakayishorera bakayitwara ahantu yateguye, akayibaga, yamara kuyibaga igikanka akagisigaho, wa mwana akikora inyama akazigeza ahantu ku muhanda moto ihagaze, wa mumotari akazitwara akazana akazigeza ku Muhima hari kabusheri kuriya mugabo twaberetse baza kuha amazina ye. None wa mugabo we agatangira akazi ko kuzigeza mu maresitora, mu tubari, mu hoteli, mu maduka y'inyama. Ubuno kuvuga ko angaha twese dushaka twarisanze turyiwe neza. Nimba mwarumvise ahantu hose muri za Rutunga, muri za Bugesera, umugabo nta hatazi afite amakuru menshi. Ubwo ngubwo harahaza yasobanurira, ariko afite amakuru menshi n'uburyo babikoraga ku buryo bazibagana ubugome bukomeye cyane. Turaza kubereka amafoto, turaza ko yabaha bimwe mu bisigazwa by'izo nka bagiye babaga. Icyo ni igice kimwe cya Sekoma kirimo abatenezi, kirimo abana bamufasha twaberetse umwe muri bo, kirimo umumotari wazimu kukurumva bazibagiraga mu Kigunda, bagombaga kuzikorera akazigeza ahantu moto ishobora guhagarara, moto nayo ikazikorera ikazigeza ku mugabo uzicuruza. Uriya mwana w'umumotari, uriya musore w'umumotari yiyemera ko nibura inshuro yibuka ari 15 ariko zirarenga, yikoreye inyama bavuye kubaga bakoye muri iyo misozi ya Nduba, za Rulindo na Jari. Ndetse n'uyu nguyu uzicuruza nawe yemera ko birenze izo nshuro yakira inyama z'inka zivuye kuri uriya mugabo. Nubwo we yavuga ati sinenze ko zituruka, je nahamagarwa mu kazi gusa, ariko ibyo ngibyo nabyo bifite uko bizasobanura. Munyemereye twasimbuka nkajya ku kindi gice, ubwo ndaza ko umwanya tumugire ibibazo dusobanure. Ikindi gice ni igice cy'undi mugabo tutarafata. Ndagenda ntinda kuri abagaragara nkaho ari bo bayobozi bakuru ba ring leaders, babandi babikomeye. Uyu ngo turacyamushakisha ariko aracyari mu gihugu, no witwa Uwitonze Jean Paul. Ntabwo ari hano, we turacyamushakisha. Uwitonze Jean Paul ni umucuruzi w'inyama ubikorera mu murenge wa Nduba, kagari ka Shango. Ariko ubucuruzi bwe bw'inyama ni ubucuruzi butemewe. We afite n'ibagiro munsi y'urugo rwe mu rutoki, munsi aho azibagira afite arahari. Mu bamubagira ni uwitwa Muhirwa muri aba basore naberetse ahanga muri abandi batatu. Muhirwa si bwo bwa mbere tumufasha, twigeze kumufata ku byaha nk'ibyo, arasara sinzi nimba yarisazije nimba ari ibisazi, ajya kuvurwa nyuma turamurekura, ariko ngiye kubyisanga. Umusore warurangaho wambaye agapira. Muhirwa niwe bagaga inka Jean Paul yazanye Uwitonze, ariko Jean Paul agafatanya n'abitwa Rugenza na Ruberanzira. Rugenza, Ruberanzira na Muhirwa bacuze umugambi bashaka uwitwa
nta wanga undi kugira ngo ajye gushaka urumogi tugura 10 batege umuntu bibaza ko yabatangiye amakuru nawe afatwe afungwe nkuko nabo bashakishwa. Ibyo babikoze tutarabafata. Birimo no mu byashimangiye impamvu tubafata. Nubwo twabakurikiranaga ariko byashimangiye impamvu kuki bumva ko bagomba gukora ibyo byose nabyo bazabibazwa. Urwo mugi rwarafashwe barutwara babishyira mu modoka iparitse ishaje itanagenda imbere y'inzu y'uwo muntu ufatanya n'inzego udufasha, bashaka ko urwo rumogi bari buhamagare polisi ikaza yarufata nawe tukamufata. Ariko mu by'ukuri polisi yarahamagawe iraza, ariko uwabahamagaye ntiyabona aho ruri, kandi yahamagaye polisi aziko rurimo ararubura, ahamagara undi ararubura, none bahamagara gatatu ariko mwabarize mwe sinababwiye ko ruri hano. Tutangira kugira ikibazo turavuga atariko aha hantu harimo agati. Dukurikiranye dusanga n'umukino bari bakinye. Ibyo nabyo umwe muri barabyisobanurira neza nubwo bamwe babihakana, ariko hari umugambi mugari wo kugira ngo abantu bose bariho bashaka kubafatisha bashake uburyo babeshya. Ariko ubwo nanone byabanjijwe n'ibindi bikorwa byinshi byo kubarega ibirego mu nzego z'ibanze, kubatwara mu karere, bageze naho biyambaza itangazamakuru. Kimwe mu gitangazamakuru cyakoze inkuru gitabaza, kandi mu by'ukuri babigizemo uruhare. Hari andi makuru ntari buvuga aha ngaha, ariko mu by'ukuri ntabwo umunyamakuru yabyitwayemo kinyamwuga, kuko iyo duhabwa n'amahirwe yo kugira icyo tubivugaho wenda inkuru yari kubukundi cyangwa yari kubiri balanced, ariko ntitwahawe ayo mahirwe. Wenda mbonaho no kugira ngo muri abanyamakuru muri abafatanyabikorwa ntabwo twima amakuru iyo duhamagaye, iyo ntahari mu mujyi wa Kigali wese aba hari. Sinibaza impamvu umuntu mu by'ukuri yakabaye akora inkuru akayitambutsa atatubajije ngo yumve icyo tubivugaho. Nkeka ko ari no kuba nziza kurushaho, icyo kigereranyo cyari kuba cyiza kurushaho. Ubwo rero muri icyo gikorwa cy'uwo mugambi twafashemo Rugenza Ruberanzira, nta wanga undi, uwitwa Ngendahayo Venuste. Ngendahayo Venuste ni umupangayi mu mazi y'abo bantu bagiye badufasha kumenya amakuru. We yabijemo waje azanyura umugera muhamagara amazi atariko se ariwe Muhirwa, ati iriya modoka ya boss wawe irafunguka. Ati irafungukira aho niyo abana bakinamo ko nta naho ijya. Ati hari ibintu ushaka kwishyiramo. Ati se ni ibiki? Ati ntacyo ndaza kukuzanira umfashe ubinshiriremo. Undi se kutabishyira ati we nuko wowe imodoka urayimenyereye uze kubinshyirira ahantu, ari nayo mpamvu uwaduhamagaye aje kubitwereka atabibonye, kuko umugambi wo kubishyiramo akazi yagahaye undi agashyira mu nguni atari yamubwiye. Ni naho haje iyo confusion yo kubibura. Noneho biba ngombwa ko bahamagara Venuste ngwino ari kutwereka aho wabishyize. Undi abate ko se ko waduhamagaye wavuze ko wamwiboneye, kuki noneho uzanye Venuste umubaza aho yabishyize. Maze se Venuste no wabishyize ati ngiye wabishyize. Ese wabishyize ati ibintu Muhirwa yabimbwiye. Ntabwo ari kanaka wabishyizemo atuya. Sinzi nimba muhumva aho ngaho. Ntabwo ari imodoka washyizemo atuya, ntabwo ari bampamagaye ngo mbishyire muri envelope irimo utuburu 10 tukuru. Ariko hagati aho mbere amasaha make y'icyo gikorwa witwa Muhirwa ageraga muri Katsati, hari umuntu uri bugende uyu munsi. Hari umuntu uyu munsi polisi iri butware tu. Ibyo byose rero cyambere kwiba inka bakazibaga zikabagirwa hatemewe, cyo ni kimwe. Cya kabiri, noneho no kubangamira abantu bose bababangamiye mu kazi kabo, bakumva ko bagomba kubafungisha bakabagirira nabi kugira ngo bakomeze bagire umudendezo wo gukora ibyaha, kugira ngo bakomeze bagire ubuga rugari bwo gukora ibyaha.
turacyakurikirana n'undi wese n'abayobozi babigizemo uruhare tuzabafata, kuko ntabwo ako kagari ari kanini ku buryo abayobozi b'inzego z'ibanze bataba babizi, ntabwo gari kaba ari kanini cyane ku buryo ari ibintu byakabimenyekana ubu, kandi mu by'ukuri ari amakuru yagiye aca hirya no hino, abaturage bataka ntihagire uvuga, noneho n'uvuze bakumva ko bamugirira nabi. Muri make nicyo nabahamagariye kugira ngo mbahe mu nshamake y'ibyo tumaze iminsi dukurikirana cyane cyane abantu biba inka z'abaturage mu biraro byabo. Ubu mvuze utwo duce, ariko hari izindi operasiyo zikomeza mu karere k'amajyepfo, hari izo operasiyo zikomeza mu karere k'iburasirazuba. Uko tuzajya twegeranya ibimenyetso neza niko tuzabahamagara, kuko ubu ngubu twahisemo gufata uno mwaka kugira ngo tubereke ko ibyo tuvuga ntabwo ari amagambo gusa, turabivuga tukanabikora, ntabwo ari amagambo gusa, kandi mu by'ukuri urabona ko n'amarira y'abaturage aba afite ishingiro. Reka nsoreze aho ngaho, wenda ntanga akanya mugire icyo mubaza, wenda aragenda asobanura ntizimba mu magambo. Murakoze. Mugenzi wanyu yarambajije ibyaha baregwa. Itegeko nomero 68 akarongo kaberamye ko muri 2018, akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 mwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo yaryo ya 224 gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, icyo ni kimwe mu cyaha baregwa. Iyo ahamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. Iyo habaye isubira cyaha, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 15 ariko kitarenze imyaka 20. Ingingo y'190 gufata nabi amatungo yororerwa mu rugo, kuyakomeretsa cyangwa kuyica. Iyo ngingo isobanura iti umuntu wese kubw'inabi wica cyangwa ukomeretsa bikomeye amatungo ye cyangwa ayundi abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo. Ingingo y'136 ivuga ku igihano ku cyaha cyo kwiba. Umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa muri ibyo. Ingingo y'167 ivuga ku impamvu nkomeza cyaha ku cyaha cyo kwiba. Ibihano ku cyaha cyo kwiba byikuba kabiri iyo wibye yakoresheje guca icyuho, kurira cyangwa yakoresheje igikoresho icyo ari cyo cyose gifungura aho atemerewe kwinjira. Kwiba byakozwe mu nzu ituwemo cyangwa isanzwe ibamo abantu cyangwa mu nyubako zikikije. Kwiba byakozwe nijoro cyangwa byakozwe n'abantu barenze umwe. Ingingo ya 163 y'iryo tegeko gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo. Ubwo ngubwo biraza kuri cya gice cya kabiri cya babandi baguze urumogi bashakaga kurutega. Ubundi biteganywa ko uwakoze icyaha yagihamijwe, uwakoreye icyaha ashobora kurega indishyi z'akababaro, niko biteganyijwe. Ku ruhande rwacu rwa polisi ntabwo dufite ngo turazifata tuzishumbushe. Akazi kacu no koze icyaha tukamushyikiriza ubugenzacyaha bugakora dosiye,
iyo niyo nzira y'ubutabera. Ubundi uwakorewe icyaha akazaregera indishyi